en general nta mugore utayagira, ahubwo ushobora gusanga ari ikibazo cy'uyashaka. Ari utazi kuyahiga, atazi gutwara ibido. Oye, ari ikibazo cy'umuvomyi, atazi uko nyine yafukurira ibanga ayo mazi aboneka. Ntago abantu bigeze bagutera amabuye cyangwa bavuga ngo Karine ni indayo, umuntu uvuga birabi. Ntago bigeze bakwita indayo. Ya, simbizi niba bahari babinyise, ko babaye banahari ndakeka nkora uwo mwuga nakira, kuko naba nzi kuwukora neza. Mu bagabo mu basore mwahuye mu rukundo, sibyo? Mwahuye mu rukundo, hari umusore wigize akubabaza ukavuga ati uyu muntu sinifuza kongera guhura nawe muri bwa buryo bwo kuri gahunda agiye nka munyarwanda? Aho ngaho simbizi, kubera yuko baca umugani mu kinyarwanda, cyangwa reka nkureke. Oya uvuge. Baca umugani mu kinyarwanda ngo ngaho yaciye ngo ntihaca urwango. Nakubwira ngo Ndindaya umugabo wanjye ari. Okay, zimbwira umubare posteri wenda zibaho izo wavuze. Ni nyinshi, kubera ko iyo abantu bakundana nibo bakwiriye kwiremera ijoro ryabo ry'urukundo. Uzi zingahe? Ni nyinshi. Ukoresha zingahe? Hafi ya zose. Umugabo yaraguwe. Ahubwo yaguye ahashashe. Nizere ko mumeze neza kandi nizere ko ubuzima bwanyu bukomeje kugenda neza. Amazina yanjye nitwa Emi. Kuri kamera za Yawe TV muri kubona icyamamare kazi. Muramubona ukuntu ameze, ni umumama mwiza. Muri aho? Aho neza Emi. Ariko urabyutse. Shabyore n'izamvune z'abahanzi. None so uri umuhanzi? Umwe se? Ndi itsinda ry'abahanzi. Ahubwo iyo mbaza ngo uri umuhanzi uhanga iki? Nyine mbwiye ko uri itsinda ry'abahanzi. Nanjye nibyo nari ngiye guhita nkubaza. Ndagira ngo wibwire abantu bakurikiranye Yawe TV, amazina witwa nde, ukora iki? Ya. Nitwa Mukandasumbwa Karine. Ndakeka hari abantu benshi nyine banzi mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Ndi director w'amafilime, ndi shangazi. Ya, ndi itsinda ryabyo. Uri itsinda ry'abashangazi? Ry'ibyo byose nkubwiye. Ndi director, ndi umwanditsi, ndi producer, nkaba na shangazi. Mu kintu kimwe nyine ndi itsinda y'ibyo bintu byose biri muri njye. Yes, reka mbitemera ku butsinda bwa shangazi. Reka mere ku butsinda bwa shangazi. Utekereza kujya gutangira kuvuga cyangwa kwigisha abantu ku myororokere, byakujemo gute? Hari igihe umuntu akora ikintu bitewe n'impamvu. Ari igihe ubona hari ibintu byinshi bishobora kuba biri kwangirika kandi ufite wenda uburyo ki ushobora kubigorora. Rero ni muri urwo rwego nasanze hariho abantu benshi baba badasobanukiwe n'ibintu kandi wakaba bibasobanurira bakabikora babizi cyangwa se bazi ibyiza byabyo cyangwa ingaruka zabyo. Yani muri urwo rwego rero. None buriya iyo uri kuvuga biriya bintu ukavuga ngo uvuga ngo wenda ngo ku mugore utagira gutyo, udafite ububobere, ku mugabo udatera akabariro neza, comment wakira z'abantu muri societe mu bana ziba zimeze gute shanga? Iteka muri societe habamo negative na positive. Byanze bikunze rero hari comment nakira ziri negative, hari nizo nakira ziri positive, ariko ntabwo ibyo ngibyo byaca umuntu intege, cyane cyane ko iyo ufite intego ugomba gukora cyane kugira ngo uyigereho. Ya. Akoze barakuvuga ngo umugore utanyara si ikibazo. None se nkeka ko icyaba ikibazo suko nge Karine nabivuze, ahubwo ikibazo koko ibyo mvuga biba ari byo, nicyo cyaba ikibazo. Mbaye mvuga ko hari umuntu ufite ikibazo cyo kubura amavangingo adahari, icyo cyaba ikibazo. Ariko nkeka ko iyo mbivuze nkavuga nicyo yakora kugira ngo ayo mavangingo aboneke, nkeka ko bifasha nyine bafite icyo kibazo. Ase babaho Karine? Nkurikije abantu benshi bagiye batandukanye ngenda nganira nabo, Chensire babaho. None se ko tuzi ko mu muco wa Kinyarwanda umugore wese
agomba kuba afite kuri iyo gahunda nyine ayo mavangingo. ntabwo ari itegeko. Niba hari ikibazo kiba kibitera ko wenda umuntu adashobora kuyagira, ashobora kuba atayafite bitewe en general nta mugore utayagira, ahubwo ushobora gusanga ari ikibazo cy'uyashaka. ari utazi kuyahiga, atazi gutwara ibido. Oye, ari ikibazo cy'umuvomyi atazi uko nyine yafukurira ibanga ayo mazi aboneka. Abantu ibyo bintu babyumva nk'ubushinzi cyangwa se nk'ibishegu, tuvuge gutya, iyo mvuze umutwe bumva ko nkoze nta kibazo, navuga amaso bakumva nta kibazo, navuga amaguru bakumva nta kibazo, navuga inda bakumva nta kibazo. Byagera kuri iyo ngingo y'uburyo mwigisha abantu bakavuga ko ari ibishegu. Si ikibazo cy'imyumvire, ntabwo nabyita ko ari ikibazo cy'imyumvire, ahubwo buri wese afata ikintu uko agishaka kugifata. Ngewe ubivuga nshobora kumva ko atari ibishegu, wowe ubyumva ukumva ko ari ibishegu. Ahubwo twashaka imvugo nziza tubivugamo ku buryo ufite imyumvire kumva ko ari ibishegu bitamubangamira kandi bitamubuza kwiga. Nanjye wumva ko atari byo ntibimbangamire, ntibinanyicira akazi. Yego. None se nibikwicira akazi kari, reka tuvugisha ukuri, ntago abantu bigeze bagutera amabuye cyangwa bavuga ngo Karine ni indayo, umuntu uvuga birabi ntago bigeze bakwita indayo? Simbizi niba bahari babinyise, ko babaye banahari ndakeka nkora uwo mwuga nakira, kuko naba nzi kuwukora neza. Gusa ntago wabura abagutuka, ari abakubwira ati biriya bintu uvuga rwose ntago ari byo, kandi nta nubwo wabuza ko umuntu yumva uko abishaka. Ariko nyine none se wabuza umuntu kukwita icyo ashaka? None se reka nkubaze, ntago urabona umuririmbyi uririmba muri korari yaca ku bantu bakavuga ngo uriya mukobwa nubwo aririmba ariko ni indaya, kandi aririmba muri korari? Nanswe ko bavuga ngo Karine wavuze ibishegu ni indaya. Kuko ibiganiro byanjye byinshi sinzi niba warabikurikiranye, iyo ndi kuvuga ku kiganiro cy'umuryango umugore n'umugabo mu cyumba, nsoza iteka mvuga ngo wowe umugore nyine umugore ubana n'umugabo we mu nzu mu cyumba, atari kuvuga ngo ni indaya nk'uko wowe wabivuze. Nsoza iteka mvuga ngo wowe mugore gerageza kuba indaya y'umugabo wawe. Uzi impamvu mvuga ngo kuba indaya y'umugabo wawe? Indaya niwe muntu wa mbere uzi gufata umukiriya we neza kugira atamucika. Nese hano numva ngo kubitana igende, ubwo si urumva umuntu abagufasha. Umva biterwa uko umukiriya aje ni nako umwakira, sibyo? Ariko indaya nibo bantu ba mbere bazi gufata abakiriya babo neza. Rero numva ahubwo buri mugore wubatse akaba yaba indaya y'umugabo we. Ariko ko hari ukuntu ngo abagore mujya mu mushuka abagabo ngo kugira ngo umugabo ngagirire ngo santi, ngo nako kugira ngo umugore ngabanze ngagirire ngo santima ngo umugabo ngo nabanze ngo ngakuguyaguye ngagufate neza. Wowe ntago umugore ushobora gufata umugabo wawe neza kugira ngo nawe agire muri bwa bushake ushaka kujyamo. Bibiliya bivuga neza, Bibiliya iravuga ngo umugore gandukira umugabo wawe, nawe mugabo kunda umugore wawe. Niba Bibiliya itegeka umugabo ko akunda umugore we, agomba kumukorera ibimunezeza byose. None se nimba naragusha, niba Bibiliya integeka kukuba, ntago ndi bugusuzugurira ibyo ugiye kunkorera. Kugira ngo ume kuri gahunda yagira nk'umunyarwanda nimbanze nyikorere. Kandi narakora. Nanze kuri tere ya filime, reka tuvuge kuri filime. Sibyo? Oya nyine. Oya buretse. Nyine nayo turayivugaho. Nyine ngende kukubaza ikibazo mbabarira. Uri kubyumva? Nimba naragukoye uri umugore iwanje mu rugo, uzi ko uri umugore, sinakuzaniye guhinga, sinakuzaniye guteka, nase wanzaniye kubipunda. Ipunda ry'iki? Ryo kumva yuko uri bukore igikorwa twakita cyo gutera akabariro ukagikora nk'ugikorera inyamaswa. Ariko nimba nje nkakubwira ati reka iki kiganiro tukireke. Nimba nje nkakubwira ati kuri filime unshaka zansange ku Gasaro Kera TV. Ibisobanuro byose bazandike muri comment. Ibyo wari ugiye kubabariza nawe uzahaca ubimbaze. Nyine wowe ngewe reka mbabarize n'ubundi nawe turayivugaho ni iminota mikenya. Ni muhembagire kuko nani numvaga mfite icyo kibazo. Ati mugore
ngo bindaya y'umugabo wawe mu buriri ubaka kanya nawe, none se wowe uri indaya y'umugabo wanjye? indaya y'umugabo? Yego. Mbigusubiriremo, ngewe ndi indaya y'umugabo wanjye. Ndabizi ubwo niko kantu ugiye gukata ugire intro bajya bumva bavuga ngo Karine yavuze ngo ni indaya y'umugabo wanjye. Uri indaya y'umugabo wawe? Yego wandaya we. Emi, kuntuka ni icyaha gihana n'amategeko, cyane cyane kuri kuntukira mu ruhame kandi mfite n'ibimenyetso. Iyi video ninyifata nkajya kurega Emi kuri RIB. Muzana karimo wajya kundega. Nose kuri kuntu. Ariko wavuze ngo uri indaya y'umugabo wawe. Wanjye nyine. Nanjye navuze ngo yego wandaya we y'umugabo wawe. Hari ikindi navuze? Okay, it's okay. Yes, uwo ni Karine ni maîtresse. Ako se Kari nka kuri ubyigisha nk'umuntu ushaka kuvuga ati rero Karine ngiye mfite urabikora? Ntago mbyigisha. Nunganira batabizi. Uzi kuvuza ngo ndabyigisha bazavuga ngo nigisha uburaya wa muginga. Nyine nicyo kintu nanjye kukubaza ngo Kari nk'umugabo utazi gukora kuri gahunda neza, kuri gahunda gira inka munyarwanda, afashe nimero yawe, boretse afashe nimero yawe, uri kubyumva, araguhamagara akakubwira ati ngiye Karine ntago nzi gutera akabariro, ese nazo kanyigisha umwigishe. Okay. Ubundi niki kikubwira ko umuntu atazi ikintu mutagikoranye? Kereka wenda ari nk'umugore ubimbwiye, kandi ahubwo nahita mubaza ntumuciye inyuma kangahe ku buryo umenya ko umugabo wawe icyo gikorwa atakizi. Urakoze. Ese ubundi ni gute umugore ashobora kumenya ko umugabo watabizi? Nta na rimwe igihe cyose ataramuca inyuma. None se nk'umugore twavuze kuri filime turayivuga, twashoje se ba iyi nayo ni filime cyangwa turangize, sibyo? Tugira ute? Cyenda ntago ko ikibazo ni gute umugore ashobora kumenya ko umugabo we adashoboye gukora akazi? Nkeka ko nta mugabo n'umwe udashoboye gukora akazi. Iyo iteka ageza ku byishimo bya nyuma by'umugore we, teka ububizi. None kugira ngo umugore amenye yuko ibyishimo bye bya nyuma uko arangiza, simbizi niba asohoka cyangwa yinjira, ahubwo nuko arangiza gusa. Nuko zasaba leta ikabashyira ahantu nk'abarimu, boretse se ubanza mugashinga ishuri, abagabo bakajya baza bagatonda umurongo. Muri iyi minsi ngende director. Nyine uri director wa byose? Neda. Uri director w'uburiri, ukaba director w'ibiti, ukaba director wa filime. Directing igitanda se? Cameraman nuko ari kure mba mubashije niba directing igitanda. Byose none si uri kwigisha abantu, uri kwiyunganira abantu, ntuba uri kubigisha, ntuba uri kunganira ba bantu baryama kuri cya gitanda. Mba mbahugura. Aho se wabyize mu ishuri? Urumva aricyo yisubiza ushaka kumenya? Hari ishuri ziri byigisha? Hari ishuri ziri byigisha? Cyangwa ubuzima? Ese urumva utarashinze ishuri? Nese washinga ishuri utarabitwa ngo iki? Shangazi school. Tumyengo ncurama. Gani wa babandi. None se nimba wenda ushobora kuvuga ngo uko ntago twabyita, uravuze ngo umugore, sibyo, kugira ngo amenye ibyishimo bye, sibyo? Uri kubariza abagore, uri kubariza abahungu, cyangwa uri kwibariza mbere uko ngusubiza? None se iyi channel yawe TV nayishingiye abanyarwanda n'ababa hanze y'u Rwanda, kugira ngo yawe TV buretse reka muri yawe TV, sibyo? Muri commentaire iki kiganiro ndakireba ndakirangiza ngeze ku musozo, bandike epfo ngo dushaka ko shangaza azaza kuduhugura, nzagaruka. Niba binsaba nzagaruka, kuko ubu ngubu nsanze kuri tele ya filime, unyinjije mu biganiro bya shangazi. Ushaka gusanga ari igihe natanga igisubizo kitari bunyure abakunzi banjye bitewe nuko hari ibyo ntasomye cyangwa ntateguye, sibyo?
bakunzi ba yawe TV, wowe wakoze subscribe cyangwa utarayikora, nugira amahirwe yo kubona iki kiganiro ukumva wifuza kugira ibibazo byinshi umbaza, wandike muri commentaire, Karine nzagaruka. Ikibazo cya nyuma ngewe tute tujya kuri filime, nicyo nyine nicyo cya nyuma ngiye kukuba. Oya, niba utagiye kwibariza byihorera. Ngiye kwibariza. Niba ufite ikibazo cyo kuba warikinishije cyane, icyo kibazo ndabizi ko ugifite. Mbwira cyo kuba warikinishije cyane. Uza abakobwa bareba n'abakobwa ndi kureba. Nyine abakobwa ureba ibyo uretse nkurikije ko mbere yuko tuzize imbere ya kamera wambwiye ko ufite ikibazo cyo kuba warikinishije cyane. Kwikinisha byangiza ubwonko. Niyo mpamvu uri kumbaza n'ibibazo biteye. Izina ry'Imana urambeshye Imana. Ejo mundi nakoranye ikiganiro na Johnny, sibyo? Aravuga ngo ndi umutinganyi, uri kubyumva? None nawe uravuze ngo narikinisha, ahubwo ngende njya kukurega. Niba yaravuze ngo uri umutinganyi, iyo ubuze ubutinga urikinisha gatinge mbwa. Ahubwo reka nifashiriza abantu bafite ikibazo cyo kuba barikinishije cyane, sibyo? Nka Emi iki kintu mani kupi iki kiganiro. Kameraman ibeshyaga kupi iki kiganiro kandi nari ngiye kugusubiriza hamwe n'abandi bose bameze nkawe. Wabuhemukiye abantu benshi. Ese wamfashe nikinisha? Oya ariko okay, warambwiye ngo ujya kwa Trump. Kandi nta visa ugira. Urara muri Amerika utuye i Kigali. Rero bana mufite icyo kibazo mumenye ko byangiza ubwonko, bituma gutera akabariro imbaraga zigenda zicika, ushobora gukuramo ubugumba, ushobora gutuma igitsina cyawe kiba deforme mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Kirihina se cyangwa kiba kinini? Kikunda kugondamira ahantu werekeza iyo uri kwikinisha. Ubundi wowe uze kwireba ureba ahantu cyerekeye. Si ikibazo cya nyuma ndi gusubiza. Rero kugira ngo mu rwego rwo kugira ngo rero ibyo bintu bishire, bisaba kubanza ukikuramo izo ntekerezo, sibyo? Ibindi bisobanuro byose base ko oya mani jewe no mugore base kumamagara ngewe nkuko nagufashije ukabireka. Reka wafashije ndese wowe Emi nagwamagaye nkubwira ngo iki? Umbwira ngo urara kwa Trump none ubungu usigaye urara i Kigali, ariko uko nagufashije ukabireka n'abandi rata mubireke koko si byiza, byangiza ubwonko. Urabona Emi imbere atari umunyamakuru twagiraga ubwabo bw'ukuntu yazajya abaza nyine kubera ko kaza, ariko kuva yabireka murabona ko ari umunyamakuru w'icyerekezo. Kora subscribe kuri yawe TV kugira ngo ukunde umukurikirane. Okay, maze ikibazo cyanyu ngereka nkubwiza ukuri. Wowe uzaza ukore test kwa Emi? Ya kubera ko nzi ko nakuvuye ntabwo ari ngombwa test. Man, iyi interview ndumva imbabaje. Ikubabarije iki? Noneho niba nkubeshye ufite sheri. Ufite sheri? Ufite feri. Oya, ufite sheri? Sheri? Ndamufite. Uramufite. Niwe uzaba umugabo wo kubihamya. Si wowe se? None ko ari guhakana ko ntamuvuye kandi ari ngewe. Kandi mambororora. Nakubwira ngo Ndindaya umugabo wanjye ariko. Yes, ikibazo cya nyuma. Iyo uri kuvuga kuri yawe ndamuvuga ngo posteri z'abagabo z'abagore, posteri nyine umugabo ashobora kuba baretse wavuze ko nikinisha, reka nanjye nkubaze ikintu cya mbere, ntago muba muri kurarura abagabo cyangwa muri kurarura abagabo? Uvuga ngo umugore wawe kuri posteri uri umugabo? Yego, nese urabona ndi umugore. Ikiganiro umuntu ashaka kuvuga ibintu bikakurarura? Yego. Bitewe iyo uvuze ngo posteri ugasanga nkawe niba uri umugabo ufite buretse twumvikana, niba uri umugabo ufite umugore nkavuga posteri ukumva nturayikora, kuki utayigira ku mugore wawe? Kushaka gusanga ari nayo imushimisha, kushaka gusanga ariyo yatuma arangira. None se nimba umugore n'umugabo bari kumva ibyo bintu kuri radio runaka, buretse cyangwa akajya ku gasaro kera akajyaho akareba avuga ati hari posteri y'agacurama, hari posteri y'indege, ikiganiro cy'amapozisiyo naragikoze, sibyo? Views 300,000. Ese ubundi posteri zibone 300,000 barebye icyo kiganiro. Nyine nicyo kintu, ariko naga ikibazo cyanjye uracyumva. Cyo kuvuga ngo naga reka nkubaze, nimba uvuze ngo posteri, ati nimba mugore uyu mugabo wataragukoresha ino posteri, wumve ko waci navuga icyo kintu utandukanye. Nakubwiye ngo hari umuntu uza ari n'abantu, reka mbonereho urakoze no kumbaza icyo kibazo. Hari abantu bavuga ko ari abashangazi baza bakavuga ibintu
ukabona bafite ikindi bararikiye, ukabona umuntu aje kuvuga ikiganiro yambaye ikariso yicaye ku buriri, niba agiye kuvuga ku kiganiro tuvuga wenda cyo kunyonga, aratangiye arabyikoze yambaye ubusa, ampurisi n'umuntu wamutunze kamera nawe ashobora kumutera irari. Reka rero mpugura abashangazi, sibyo? Reka mpugura abashangazi, kuba wavuga ngo hari icyo nzi nshaka gusangiza abandi, banzu rero icyo ugiye kumusangiza eske kimufitiye umumaro, niba ntawe kireke, sibyo? Niba ntawe kireke, ariko niba gifite umumaro reba uburyo kigiye kugitangamo, ese kirakirwa gute muri sosiyete nyarwanda, sibyo? Rero ngewe uzare n'ibiganiro nkora n'abantu benshi mfasha cyangwa se mvugana nabo, ntandukanye na bariya bandi, sibyo? Niyubashye batabona uvuga gutya ngo bagere ngo uri igishego kandi uri indaya y'umugabo wawe umwe. Kuvuga ngo rero ibyo twigisha niture niba bifite sosiyete nyarwanda akamaro. Niba ngiye kuvuga ngo ikiganiro ngo guca imyeyo ni umuco nyarwanda, ni umuco wahozeho ku bwa banyogokuru, ese ubu ngubu tuwuce cyangwa tuwusigasire cyangwa umweyo tuwihore? Ni ukuvuga ngo niba mbivuze nkavuga ibyiza byabyo, hari umubyeyi uri bubyumve yumve koko wenda umwana we yabikora bimuganiriza. Ariko sinze mvuga ngo utarabikoze ngo ni igicibwa ngo ntakwiriye kubona umugabo, no se utarabikoze yarashatse umugabo amwirukane, byaba ari ikosa. Ahubwo nitwiga ibyo tuvugira imbere ya kamera, turebe nicyo bigiye kumarira abo tubibwira. Yego, hatagira abantu babyumva nabi. Noneho posteri zibaho n'izingahe? Oya, izo ngizo nzazivuga mu kiganiro cyanjye, kuko yicano ntago ari ibishego, yicano yawe ntago ari igishego. Reka mbahishurire ikintu kimwe abantu bagomba kumenya, sibyo? Nimba televiziyo Rwanda, sibyo, ibi bintu babyumve, igira ikiganiro cy'ubuhinzi n'ubworozi, buretse bagira ikiganiro cy'ubuhinzi n'ubworozi, bagiraho ikiganiro cy'urubyiruko. Ni nk'uko nimba bashaka ntago guhora tuvuga ibintu bimwe gusa, hari ibintu abantu bakeneye kwiga. None se ubu iyo uvuze ngo habaho posteri y'agacurama, ngewe y'agacurama ntayo nzi Imana. Uzi zingahe? Ni nyinshi. Ukoresha zingahe? Hafi ya zose. Umugabo yaraguwe. Ahubwo yaguye ahashashe, kuko sinakemera akavunika. Zimbwira umubare posteri wenda zibaho izo wavuze. Ni nyinshi kubera ko iyo abantu bakundana nibo bakwiriye kwiremera ijoro ryabo ry'urukundo, nibo bakwiriye kwihangira udushya mu cyumba cyabo. Ibyo nzi sibyo Emi azi, kandi ibyo nshoboye sibyo umugore wa Emi ashoboye. Ni ukumushumika kuri firigo. Bitwaye ikizi? Mu byumve Emi yababwiye imbere ya kamera ko ari ngesheriwe, ubwo nimwumva napfuye muzamenye ko yancumitse kuri firigo. Uri bavuze Doroto. Induru se yiki? Ngaho nyuma yose ubu Rwanda. Oya, hari ahantu hari abantu ubuze abasakuza ukagira ngo duhozo. uvuga mu Cyongereza. Kereka umugabo wanjye amfashe record. Shaburetse. Zakugwa gitumo. Uri muvugo duhozo. Cyangwa uzandikodinga. Ashe kushye. Arahatwitse. Yes, ni nakari gace mu nabyo byari bikenewe. Ntago twagenda, ni we wanditse ifilimi ngo amabara y'urukundo. Menyesha. Amabara y'urukundo ko ibara ry'urukundo. Yego. Ibara ry'urukundo ni filime nziza. Ninge wayanditse, ninge uyidirecting. Nawe nyirayo. Yego. Filime zose zicwa nizawe ni wowe nyirazo. Ni ukuvuga ngo kugeza ubu ngubu ku Rwagasabo Films ni channel icaho filime zanjye. Ni ukuvuga ngo hacaho Nyirankotsa series, ibara ry'urukundo series, Agasaro series, noneho mbararikira no kureba Umuruho w'Isano. Ni filime nshyashya turi gukora, irimo abastari batandukanye kandi ifite story nziza. Iyo filime nayo nzabandi. Yego. Uzaburimo koko nose ko dusanze kuri tele yayo uzaburimo. Rero umuntu utarakora subscribe nanyarukire ku Rwagasabo, yibuke no kureba ibara ry'urukundo, ariko kugira ngo uze gufasha abantu uze kwibuka upininga ibara ry'urukundo mu kiganiro. Ndamamaje, ndahatwitse ko. Ikibazo cyane wayumvise, sibyo? Aya ni amafaranga. Ikibazo cyanyuma, mu bantu bose mwahuye mu basazi uvuga ngo aba bana baradushimisha kuri set ninde?
mu basazi uvuga ati aba bantu ni abaderanje umusazi twari twahura ukunda kurusha abandi w'umusazi ntawe nzi Ukina- umusazi se gute nyine mu gushimisha abandi uri kubivuga mu mvugo mbi oya nagaro ubwo n'ubusazi umusazi bagira ni babandi wenda bo kumanda baba barahuye n'ibibazo by'ihungabana cyangwa barwaye mu mutwe wenda ukavuga ngo umuntu uri sociable kuri tere ninde ni wowe ni ngewe ndabanza noneho biterwa na tere iyo ndiho iyo ndi kuri tere ya nyirankotsa umuntu uri sociable cyane ni nyirankotsa nyine ahora ashaka ibintu byatuma abantu bose baseka iyo ndi kuri tere y'ibara ry'urukundo umuntu uri sociable cyane ni Ivan iyo noneho kuri tere y'iyi ngiyi dusanzeho yari Saruha kibonke Saruha rwose muri kumwe ntiwahisha amenyo niyo abonye mwahise mwacecetse ariyaranje agashaka ikintu kiri butume mumutaho umwanya nabyo bishoboye burya yabikora ni ukuvuga ngo rero timu zanjye uko zigera muri enye buri timu ifite umuntu ushobora kubura kuri tere mukavuga ati uyu munsi kabisa byagenze nabi yego mu bagabo mu basore mwahuye mu rukundo sibyo mwahuye mu rukundo hari umusore wigize akubabaza ukavuga ati uyu muntu sinifuza kongera guhura nawe muri bwa buryo bwo kuri gahunda agiye nka munyarwanda aho ngaho simbizi kubera yuko baca umugani mu kinyarwanda cyangwa reka nkureke baca umugani mu kinyarwanda ngo ngaho yaciye ngo ntihaca urwango niba ari inzira simbizi gusa ngewe iyo nanze umuntu ndazinukwa niyo zibaye ijana zirasaba simbizi kuko sindanarenza n'imwe ariko iyo nanze umuntu ndazinukwa yaba mu buryo bumwe cyangwa se ubundi waba uri sheri waba uri umuvandimwe waba uri inshuti bisanzwe iyo habayemo kuvuga ngo turanganye mba nazinutswe ntabwo nsubiza amaso inyuma wakoze yego yesi mwakoze kubana natwe mutumva ko no mubyeyi mbivuge mutabyumva yuko ari ibishego twavugaga ni mwarimu mukomeze kugubwa neza ndabakunda mujye ku Rwagasabo mukanda subscribe ubundi kandi zibashe kugenda neza ngenda bakunda banyita Emi nyawe murabeho